ndakubonye mbega amahirwe ngize ndakubonye sha ndamubonye nagarancika umva shiri bimeze bite Sawa neza. Dari nkukumbuye nanjye meze neza mwari muri aho se Twishimye. Sawa Makuru yawe uricara hanze se? nta kibazo reka twicara ahangaha kuko ndi kwihuta Wihuta ari kujyayo? hari umuntu mu kanya nari ngiye kujya kureba nuko mvuze ati reka mbanze unyureho tuvugane Nananiranye nge nta gukinyumvira ndaza nkakubura naguhamagara kuri telefone ntumfate nge nahavuye ninjoro nge naguhamagaye ndagutegereza urashaka kugira ute kumwinji yarankomye kabisa noneho akenshi dukunda gukubitana ndi ruguru y'iwanyu mutegereje akunda kuncaho none nibizunga mba ndimo mwumva natanura hasi ako kanya Jasabaga ubuhanga muguruke nabugwe mu manga kinya cyo kukuvuga pako uhati bikoko izindi zabaye ibinomo nicyo gihe ngo tutse runomo ushidanya nyene kinya cyo mudahakura urumanzu niyo waba ufite mambo kinya cyo mu biyo se koko byago bigwira abagabo ariko mana yanjye hashize igihe kinini ntagera aha hantu reka ndebe inshuti yanjye ariko undi amakuru yayo ubu ninde numvise avugana njyewe man muri yose ariko wewe uba ushaka gucahuka nigendera utanameze bite my friend wari ukomeje ariko nawe rero tuvugishije ukuri wari uja erega narize aha urambonye ututungurwa ahubwo n'ubundi nari nabigambiriye kuza aha ahubwo se ko mbona warakonje wabaye nkaga kuko kaguye mu mazi bimeze bite ndi kubona uri gushiraho buri munsi narakonje nawe wakonja uramutse ubonye ibibazo biri aha ngaha nawe ubwawe wahita usara ahubwo urumva shamba mbona wateye udupasi uri kwiryohera twebwe ntabwo tugitera amapasi n'abayadutereraga barandurutse baragiye kagira inkuru ngo yaragiye se erega nimwe bakiye twari dufite muri uyu mudugudu abantu mwakodesheje ikizu nk'iki ngiki koko kandi mutandukanye mutese yagiye se cyangwa yagiye gusura iwabo ntabwo mbizi gusa nyine biragaragara ko yagiye haratazanagaruka yarangijishije ngo agiye iwabo ngo kubasura ngo azahita agaruka ariko biragaragara ko abari kumbeshya rwose nubwo twari dupfuye iki se ngaho mbwira ndabizi nawe ugira amafuti pe amafuti y'umugabo ntabwo uzi ko ari bwo buryo kandi utangiye kwidefanda se none se amafuti mfite ayahe niba umuntu umubwiye ngo ngiye guhura na runaka ndaje nagerayo ibiganiro bikaba birebire ko ntari ngiye mu ngeso mbi ari umuntu twari turi kuganira ku mishinga bikarangira ntayemo akantu tukimwera akantu nkaza mu masaha 8 ubwo ngubwo bwarakeye nibwo yahise azinga aragenda nta n'ikintu cyabaye no mu rugo nta n'akantu na gato wamukorera habe na gato habe namba nyine urumva ntazibana zidakomanya amahembe ntago haburamo umunyamahanga kandi narakubwiye ngo tutari grave cyane ibintu bitarenze ntago wabura ukantu upfa n'umuntu ariko nyine mukarenzaho mugakomeza ariko nawe bwo bugwiya ariko nawe nyine agomba kujya kwihanganira none nubwo wakuba ntabwo wagenda ngo ubimbwa mu rugo umva ibyo biramura nashaka zarore no kugakanga nashaka zanabyiwe aho gose umva ungu inzara ibimereye nabi uzi inzara mfite ese guteka umuntu mu rugo biragoye byo kurya uzi umuntu hari umwe ukujya guteka ukujya kugira ute iyo myenda surumva ibyo bintu nabivamo koko ubundi ko nzi ko nawe hari uba wibana ubundi waje tukibanira ahangaha yazaza akaza atazaza tukigumanira ahangaha n'ubundi ubu nawe ngiye nabaye silibate hano we ibaze none nkaza tukabana hano ubwo sibwo ngo aje yabifata ate ibyo rwose ntabwo bishoboka ahubwo wenda nshobora kugenda nkaba
rimwe na rimwe nkaba naza nkagufasha igihe wagize utuntu tw'utubazo ariko kuba hano ntibishoboka ahubwo se kutambaza ngo mvuye hehe nanjye nyine uvuye nanjye nyine bari gute wateye agapasi wagateye uziko ishati uyitera ikenda gucika oya nyine ni ibisanzwe nyine Ko ni wa muco bidasanzwe. wanjye ariko ese wowe uratekereza nanjye mba mvuye gutembera isura yawe irasa niyo umuntu uri mu rukundo oya ya nta rukundo ariko se gusa ariko sinanakubeshya n'ubundi nk'umuntu w'inshuti yanjye w'iniga yanjye nimwikundanire mwa basore none se nimwikundanire n'abandi bana erega biriya ni ibiremwa nta nubwo bireba ngo uri umusore cyangwa uri iki nawe ushoboye wahanyanyaza ahubwo erega subizi se banza umbwire ahantu uvuye erega randi rodi wawe hano ntabwo bazi se ntabwo uzi ko kwa randi rodi habayo igitukutuku sha kwa randi rodi hariyo agahundo urakazi se keti se keti ni uri uwo kagira inku uriya rero ubona ufatishije gutya amufite ntabwo yancika wamushoboje iki uriya mwana ra ko nzi ko yifitiye agahinda ko kubura ababyeyi be umva do ni gutya nanjye mba narabazonze kwishyura byarananiye ni ukwirwa bari aha ngaha barakubititse bazi kugira ngo abana bave mu nzu imeze uku nguku bayikodeshe n'uwo bayikodesheje nawe kuyishyura yewe byabaye ibibazo urumva wabereye akasamutwe kandi ntabwo ari byiza cyakoze bwo akundanye n'umukire uzajya umutamo bahahire uzamubera imfura yagomba kumubera imfura tukarangira muremeranwa riba urabona mukontorera hano aha nta nubwo yacika umufatishije utera siko n'uri kumwibazaho cyane nkaho nawe wari uba ufiteho umugambi mwahuriyeho ariko none se kubaza amakuru ni ikibazo oya nawe nyine waba utumye ngiye kwivamo kenshi cyane ahubwo ikiriho wewe tuzajya tugenda tubiganiraho nk'umuntu w'iniga yanjye ibyo bintu tuzagenda kabisa ariko nawe ugira utumire nyine ubwira uramugore wawe koko wanze ko tugumana tunaganira ariko nese ugonda guma nganje nyine koko narya uyu ugomba kuguma hano kuko ngiye kugenda ahubwo reka mbe nkusezeyeho tuzongera tuganire buretse ndaje ngusezere ndaje buretse gato hari umuntu ugiye oya nanjye kanigende buretse yagiye se yewe yarenze ntari Anyway. Uzari iwacu bunana rusota nk'ubu baba bagiye kanegereza akanya gato ndebe ibyo ari byo Ndikomangara Itesha ni sawa bro wanjye hari ibiceri yarantumye niwe wakomangaga nawe umuntu uri kunsakuza kumbe ni wowe bite bya Kristo nawe nagutanga Kristo bro wanjye hari uduceri yarantumye mwadusingayemo ntadushakaga yaratuntumye utuhe duceri bro wawe nde bro wanjye se nahumuze witwa nde nyine bro wanjye bro wanjye mani mukodesha hano inzu nawe wibagiwe ko cyangwa ntabwo wigeze unsanga hano muza kwishyura wenda kuzi
ariko n'ubwa mbere mbonye uza aha ngaha nyine uzanywe niyo mpamvu. nuko nyine udo ntabwo ahantu yarabashije kujya mu mujyi. Ni mugabo ugutumye? Ni mugabo n'umwe, ahantu nyine yarabashije Jese kujya kujya atizi. ahantu yagiye mu mujyi. Ibintu rero byanyuma mutangiye kuncanga ugaca ku ruhande ukaza ngo bantumye ibi. Mugabo atigeze ambwira ngo uri buze, ntabyo yambwiye. Njye nyine umugabo yagiye mu mujyi, ntabwo uyu munsi yabashije kuboneka, kandi sister wanjye yagiye ku ishuri, sibyo? Uri shuwa ko yagutumye muhamagaye ariko fone yayisize mu uwudu kuko ifite akabazo ubu niwe wagutumye? azajya kwikoresha mu byo kuwa mbere. Suri kumva njye naza hano nje gukina nawe, fone ifite akabazo ntabwo yacamo, ifite akabazo azajya kwikoresha kuwa mbere nyine wari uduce duke nyine mwari mwadusigaye. Ntabwo icamo nomero. None se rero we nta kintu nakumarira pe, nta kintu nakumarira. Genda ubwire mugabo abari buzizi. We nta kintu nakumarira kuko ntago yigeze ambwira, urumva? Ntago yigeze ambwira ngo azagutuma, nta nibyo twigeze dupanga. Ntago ari ubwa mbere nabamwe n'ubugabo bw'amafuti kwera. ngo wa mbere wabuhuye? Ndakubwiye ngo uri kumva bro wanjye yarantumye. Ariko wabaye ikisha ko mbona usigaye warahindutse. Wabaye iki? Uvuye hehe? Reka nkubwire. Ndakubwiye ngo bro wanjye. Ko mbona ufite icyaka cyinshi waguha amazi ntizagabanuka. Ngo ukingurire uburyamye. Ndabona utameze neza. Shamwisi hari abantu bananizanya. Ukingurire uburyamye. Hari abantu bananizanya, ntago ari ubwa mbere. Reka nkureke. Sibyo, reka nkureke. Sibyo, yigendere. Akunda bikubwira. Kuri kugwa se. Ntago ari ubwa mbere. Hagarara neza. Cyese wanzanye. Nyine kuri kugwa. Ntago ari ubwa mbere nabamwe n'ubugabo bw'amafuti. Ntago wanzanye bro. Uretse. Ase ubundi mugore wawe ko ari we wumvikana. Uje no kurwana aha ngaha se. Umugore wawe ari we wumvikana. Uje no kurwana aha ngaha. Umugore yaragutaye se. Byose birakure. Cyareka nkureke ni. Cyangwa niwe uje kureba. Niwe uje kureba. Ubwo aracyafite ikibazo. Uje kureba madame. Aracyafite agahunga. Kanze mukubwirire. Aracyafite agahungarabana mu mutwe, njya numva ngo yaragutaye. Ubwo ndabimereka abana mwe. Ibyanyu ntabwo bizoroha. Ibyanyu ntabwo bizoroha. Umura bizashira mani, bizashira. Dawe ujye kuryama ndabona. Waka amafaranga y'inose ngende gukina. Dawe ujye kuryama. We ko numva naniwe ntaragerayo. Numva naniwe pe. Mama, muraho? Muraho neza. Amakuru si neza. Ko mbona surushye cyane. Ndananiwe. Hari abana ngiye gusaba tuya hano hakurya. Ndumva naniwe ntaranagerayo. Nanago hasi ibyicaro hano iwanjye hano hirya gatoya ngo uburuhutse gato. Cyari kagereye. Ko mbona akazuba se kamere nabi. Oya kazuba. Yawe nuvuye no gutasha udukwi. Iyi mvuye gutasha udukwi. None se kutaje udukwi duke. Ebwo buzima bw'ikigarerega biba byarakomeye. Shabirana akazi by'imibereho y'iki gihe irakaze cyane, dore n'izuba ryaravuye. Hoye imvura imaze iminsi igwa. Ni guke. Niko kano kazuba rakani mugoroba. Ariko imvuye kugwa nta kibazo. Wenda tuzeza muri iyi minsi. None se ko mbona nta nakwakira nkugeze hano hakujya ugiye. Warukoze nukure kwa umuntu ugiye kuza kuntwaza nimaze guhamagara. Warukoze nukuri Imana iguha umugisha. Sawa noneho nta kibazo, nanjye reka njye gutekera abana. Basuhuze. Ndabasuhuze. Nawe ubasuhuze. Umuhanda w'igitaka we. Hano bazakoze umuhanda kuko nabakashamo kaburimbo.
ndabona arenda kugerayo. wagutura se ko mbona ubonaniwe. Oya, nagutwaza we turi kujya hamwe. turi kujya hese ngeze hano ngiye. Si wowe se shangasi wa Aline? Ba koga twana epfo ufite umusaza we mukuru. Nyine nanjye ndi mushuti wawe nashaka kugutwaza nyine. None usanze ndi kujya mu cyerekezo cyawe. Cyane wowe nteretera umukobwa wanjye. Oya, ntabwo mutereta ntabwo ari njyewe gusa umuhungu mutereta ndamuzi ariko ntabwo ari njyewe. Zakuvuna. Zamutwaze ubwo wikirushya nanjye. Oya, nukuri mere ntabwo ndi kukoshya ntabwo ndumuteka mutwe. Ndi inshuti yawe ndetse cyane. Sumbeshara. Oya ntabwo ndi mubeshya ahubwo zaho ndi kubone ko navunitse cyane. Oya. Ahubwo numvise ejo ngo barabibye. Ibintu nibyo bashiriye. Barabibye ariko cyane ukuri nanjye nifatanyije nabo. Ariko biraremereye ikorere neza wa muntu. Icyo igikapusi. Oya iki ndakitwara tugenda. Utabyirukankana. Ariko wari wanavunitse. Bira. Ubu hari miki. Nawe uje kumbaza n'ibiri. Wari wanavunitse byo? Genda gahoro shaka bicika. Oya reka ngende biraremereye usange nanaruhutse. Mpambo nunsiga. Oya reka ngende usange nanaruhutse. Kande. Se passa ganho. Samugore katari kuza we kandi abona twahageze. Asubona igihe ubundi bwinjiremo we. Ibaza ari nambonye nikora kino gike. Uru rufuka. Kandi nshaka kumwinjirira. Nanjye nabagaragaye nabi. Ahubwo urufuka ngiye kurutanga. Azamenye ibyo. Ibaza umukobwa nayo nk'ijisho. Ko nshaka kuzatereta akambona koko ni muri urufuka. Shati haba ari ubufu. Kanigendere amenye ibye. Nava kuri phone ari buze. Shaka babarire rwose kanigendere. Cyangwa hari ibyo yiruka. Ariko nahageze. Uretse ndarancuka. Uretse ndaje ngo amagara. Abana bangira ubu barahari. Ubundi kare nkiri muto cyane kubera ibintu ntiyabuze. nta kibazo. Warabuganiye. Ntabwo ari mu rugo naje gusura badusinyira n'abantu. Kurebe. Namwe muraha
shangazi dore inkweto zawe. Biciye akantu nari nsize hano nakubonye akantu kangera Kamwagaki. hano nari nasize ahantu ndi kumva umuntu wari uri mu nzu nunubwiye ko ari tante nyine wari waje mu rugo Akantu mbonye karagakiza. nyine hano hari akantu nari masize k'agacupa n'umuntu wari wamaye akantu ngo nze ko kamushyira nyine Akantu mbonye. hari undi uje hano atari wowe ra Ubwo wakibagiwe. hano masize akantu kanjye ibindi igicucu ku buryo nakibagirwa ibyo nari nsize Kagakize karimo ikize. ni agacupa kari karimo utuntu tujya gusa n'amazi we ntabwo wapfa kubimenya Nako mbonye. icyo ni igiki ufite inyuma Nafase. mbabara rwose ntabwo ari nanjye iryanjye kurimena ikiba kibi. ntabwo ari iryanjye Oya. Reka ndimene maze shangazi nawe ntabwo ari buribone sibyo? mbabarira umusabye imbabazi basi Reka nyimene maze ikiba kibi. ase ntabwo ngiye nzajya mpora nkwinginga reka nze nkwere reka nze kuko ngiye nkumenya Iwe shangazi we aranyishe. Shangazi we ntabwo nabyemera inzoga yanjye arayimenye ngewe